Kanda subscribe wowe ugeze hano bwa mbere kandi nawe tubana umunsi ku munsi, wibuke gukora like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi twubaka umuryango mugari wa Twidagadure TV show. Ngiye ni Claude nk'ibisanzwe, niba ugeze aha ngaha nguhaye ikaze kandi ndagushimiye wowe tubana umunsi ku munsi kandi nawe tugiye gutangirana uyu munsi tuzajya tubana nawe nguhaye ikaze. Imana iguha umugisha kandi iguhenzagiye. Uyu munsi muzaniye ku makuru avugwa ku mugabo Gafaranga wamamaye kuri Bishop Gafaranga. Ibyabereye rero mu rubanza rwa Bishop Gafaranga rwaburanishijwe mu muhezo nibyo nkuzaniye. Wowe kanda subscribe ubundi tubivugeho mu buryo burambuye uko byari byitwaye mu rukiko. None kuri uyu munsi wa kane tariki 22 cyangwa se 22 Gicurasi 2025, Habiyambere Zakari wamamaye nka Bishop Gafaranga yaburanye kwifunga n'ifungurwa mu rubanza rwabereye mu muhezo nk'uko babyemererwa n'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo y'131. Gafaranga yageze ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata saa 12:34 ari mu modoka ya RIB ndetse azacungira umutekano ku buryo byabaye ngombwa ko anyuzwa mu muryango utandukanye rero n'uwo abandi banyuramo mu rwego rwo kumurinda itangazamakuru. Ubwo uru rubanza rero rwari rugiye gutangira, umushinjacyaha yasabye ko ku bw'umutekano w'uwareze ndetse n'imiterere y'urubanza rwabera mu muhezo nta wundi muntu uhari. Gafaranga rero yabajijwe niba yemera kuburanira mu muhezo, avuga ko nawe abyemera n'iyo umushinjacyaha atabisaba yari kubyisabira ndetse n'umwunganizi we mu mategeko yemera ko uru rubanza rubera mu muhezo. Nyuma yo guheza abantu rero muri uru rubanza, uwareze nawe yageze ku rukiko kugira ngo akurikirane uko ikirego n'urubanza biza kugenda. Mu makuru rero Inyarwanda yamenye nuko muri uru rubanza Gafaranga akurikiranyweho ibyaha bitatu. Aya ni amakuru dukesha ikinyamakuru inyarwanda.com ruvuga ko iki kinyamakuru kivuga ko cyamenye ko Gafaranga aregwa cyangwa se akurikiranyweho ibyaha bitatu: ihohoterwa rishingiye cyangwa se ihohotera rishingiye ku gitsina, gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashakanye. Ubushinjacyaha bwasabye ko Gafaranga yakomeza kuburana afunzwe by'agateganyo iminsi 30. Ni mu gihe rero iperereza rigikomeje, gusa Gafaranga we asaba ko yarekurwa kuko adateze gutoroka ubutabera. Ubushinjacyaha rero kandi bwerekanye ibimenyetso birimo raporo y'inzego z'ibanze igaragaza ko abo bombi bagiranaga amakimbirane ndetse na raporo ya muganga igaragaza ko uwareze afite ibibazo by'agahinda gakabije gaturuka ku byo akorerwa. Umushinjacyaha rero kandi ubushinjacyaha bwagaragaje ko bufite impungenge z'umutekano w'uwareze mu gihe Gafaranga yaba afunguwe, bityo bakomeza kuburana bashimangira ko uyu Gafaranga agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Gafaranga rero yireguye ahakana ibyo ashinjwa, avuga ko n'ibyaba byarabaye mu rugo ari amakosa y'abantu babana, bityo asaba gufungurwa kandi avuga ko umutekano w'uwareze utazahungabana na gatoya.
umunyamategeko rero w'agafaranga yateye utwatsi raporo zose zatanzwe n'ubushinjacyaha ndetse agaragaza ko n'ubuhamya bwatanzwe budakwiye gushingirwaho. Akomeza kuvuga ko ubuhamya bwatanzwe rero budakwiye gushingirwaho. Uyu munyamategeko rero kandi yanasabye ko Gafaranga yahabwa imbabazi kuko uwareze yanditse amusabira imbabazi avuga ko kumufunga atari byo byiza cyangwa se atari byo bizakemura ibibazo byabo. Gafaranga rero yavuze ko nubwo hari ibibazo byabayeho bishingiye ku madeni afite ingwate yo gutanga ndetse anafite umwishingizi, bityo asaba ko yafungurwa agakomeza gukurikiranwa ari hanze. Inteko yaburanishije igiye kwicara isesengure ingingo z'impande zombi, nyuma bazabone gutanga umwanzuro w'urubanza kuri uru rubanza rero Gafaranga akomeje kuregwamo. Bishop Gafaranga rero yasabiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Kandi subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri YouTube channel yacu yitwa Twidagadure TV show. Si amakuru y'imyidagaduro gusa, intego yacu ni ukubagezaho amakuru arimo gucicikana hirya no hino ndetse ukamenya uko isi igiriwe ndetse nuko igiye kurara. Yari Claude nk'ibisanzwe, kanda subscribe tujye tubana buri munsi.